perezida Mpayimana Philippe uri kwiyamamaza ku mwanya wa perezida w'u Rwanda. Amasaha akaba yageze mu karere ka Rusizi. kuba hari uburyo mwabafasha bagatera imbere, kandi mu bucuruzi buciriritse harimo ibicuruzwa byitwa caguwa. Ese muramutse mubonye umwanya wa perezida kuri caguwa hari icyo mwakoraho? Murakoze cyane. Cyane byo ahantu hose ibyo biri mu byo nizeza abanyarwanda, kuko caguwa, itegeko rikuraho caguwa ryafatiwe guha agaciro ibikorerwa mu Rwanda hashyizweho inganda zikora imyenda, ariko ubusesenguzi igihe nakoze cyari icyemezo gifitiye akamaro igice gito cyane cy'abanyarwanda, ku buryo niba hari abanyarwanda benshi bakura imibereho muri caguwa, izo nganda ziza gukora imyenda bagomba kwigushimishije. Ushobora kuzavuga uti ngiye gutora uwabingejejeho, ushobora no kuvuga uti numvise hari n'ibindi biri imbere dushaka kugeraho, ngiye gutora n'uzatuma ibyo bintu bidasubira inyuma. Ushobora no kuvuga uti ngiye gutora umuntu ushyigikiye yuko n'ibyagezweho bidasubira inyuma, n'ushaka kuzana ibishyashya. Ibyo byose uzabivugira mu kazu k'amatora. Ariko hariho nk'abantu bambajije aho twari ejo bati ko dufite inka muri Girinka. Ndavuga nibyo ni byiza cyane, ni byiza cyane, ariko tubajije abazifite dusanga hari abandi batarazigira. Bitaniyemeza yuko uwo mushinga ugomba nyine gukomeza, kubera yuko abantu bazifite bashobora kwibagirwa ko hari abatarazigira, ugasanga abaharanira ko ubukungu bukwira bukagera kuri bose murakeka yuko turiho dukina. Oya, ni ngombwa ko bataragira aho bagera bavugirwa kugira ngo batibagiranwa. Nibyo ibyiza nzabisigasira, ariko abafite ibyiza bumva bijuse bareke n'abandi bafite ukuntu babona ibintu bavuge bati ko bavuze ko mu myubakire mu mujyi wenda bitari byiza. Ese nk'abantu b'isina ngufiya, nk'abantu bagiye basenyera amazu, hari uburyo bubaka inzu bakaza ngo ntibayemera, irashaje, cyangwa se bitewe n'ubushobozi ufite bakayipfobya. Ese nk'aho numara kugutora tukagutora, uriya mukene bitewe n'ubushobozi dufite, wowe nitwubaka inzu ntabwo wenda muzagaruka inyuma ukaba mwayisenya kuko itegeko nguriza. ibibazo by'abaturage n'abantu baciriritse bigomba kugenzurwa bigakemurwa mu rwego barimo. Ibibazo by'abashaka kubaka amagorofa, abantu bafite ubushobozi, nabyo bigakemurwa mu rwego rwabo. Nta mpamvu yo gushyiraho amategeko y'imyubakire umuturage wo hasi adashobora kubahiriza, kubera ko afite uburenganzira bwo kugira aho aba. Mu byerekeye amavugurura y'ubwubatsi, yewe icyo nshyira imbere. Urakoze. Yewe ntabwo icyo nashatse kubaza ni ikibazo kimeze gutya, kuko amavugurura agomba kubaho, ndabyemera, kuko ubu noneho dufite umuhanda wa kaburimbo, cyokora nyine habonetse n'uwazihawe byaba byiza. Amazu nayo dufite ushobora no kubona yisumbuyeho akajya hejuru cyane, kubera ko ari amavugurura n'ibyo koko. Ariko icyo ashatse kuvuga cyumvikana neza natekerejeho, ubu ngubu koko nk'uko mubivuga muti nimuramuka muntoye zafasha abantu rwose b'abakene kugira ngo babone amazu. Tuzi ko nyakubahwa perezida wari uriho yagiye yubakira abakene benshi amazu meza menshi cyane. Nawe nimba hari uzabikora watubwira, nimba nawe uzatwubakira amazu arenze aho batwubakiye. Kandi ikindi watubwiye uti
mu by'ukuri ntagire ugira ubwoba cyangwa ahinde imishyitsi ngo yenda ngo ndamutse ntagutoye cyangwa tora kanaka ngo yenda hari icyo wazamererwa nabi. Ese umuntu anamerewe nabi wabimenya wagaruka se kumurengera byagenda gute? Mumbabarire murakoze. turi mu gihugu gitera imbere, turi mu gihugu gitera imbere, ni ngombwa ko dutera imbere no muri demokarasi mu bwisanzure. Nashingiye uyu mushinga mu guharanira icyizere mu banyarwanda, abanyarwanda tukizerana. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko haramutse hagize umuntu uzira yuko yantoye cyangwa se yatoye kanaka atagombaga gutora kandi yabigiranye ubwisanzure n'ubushake bwo kuba yumva haranira inyungu ze, tuzaba turi mu gihugu gisubira inyuma. Ni ukuvuga ko umushinga wanjye ni uw'igihugu kijya imbere. Abenshi mu bakandida bariho biyamamaza, twese turashaka igihugu kijya imbere. Bivuze ko ubwo icyo gihe muri iyi myaka iri imbere uzahohotera undi amuhoye ibibazo bya politike, Mpayimana wenyine uzaza gushakisha ikambembe uwo muntu wahohotewe. Hari abanyarwanda bose bagomba guhita bazamura urutoki bakavuga bati ya miyoborere myiza mutubwira irihe, muti ya majyambere muharanira arihe, bwa bwisanzure burihe, ya demokarasi irihe, ko hari umuturage w'ikamembe wahohotewe azira ubusa. Ntimuzongere kureka hari umuntu uvutswa ubwisanzure bwe, uvutswa ubuzima bijyanye no kumara ubwoba abanyarwanda. Ntihazagire umuntu wongera gutinya wese ngo ningira gutya ngo kanaka aranyica, wese ngo nintora Mpayimana natoye kanaka muri abandi bakandida batatu ngo ushobora kugira ingaruka. Ibyo rwose mukomere ubuzima bw'umunyarwanda, nta kindi kintu kizongera kubuhungabanya. Twavuye mu bibi byinshi cyane, amabi mabi agomba dusigire isomo ryo kurinda ubuzima, hatagira umunyarwanda wongera kugira ubwoba ngo baranyica. Zabaranyica ziveho, ubwisanzure bukwire mu Rwanda. Ni umukandida w'amavugurura, haba umukandida w'ubwisanzure, haba umukandida wo kongerera ubushobozi mu banyarwanda. Nimuharanire rero kwiyobora, mukunde umurimo wa politike, mumenye